radiyo televiziyo ubumwe uyu munsi turi ku itariki ya 7 z'ukwa 4 2021 muri studio ya radiyo televiziyo ubumwe muri kumwe nanjye Esperance Mukashema, Faustin Twagiramungu na James Munyandinda. Banyarwandakazi, uyu munsi turibika inshuro ya 27 jenoside yakorewe abanyarwanda. Bisubiremo, turibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abanyarwanda. Ese byifashe bite? Abanyarwanda babanye bate? Mu gihugu cy'u Rwanda bimeze bite? Muzi ko amarorerwa yabaye muri 1994, Kagame akaza agafata igihugu akavuga ko yaje kubohoza ubwoko bw'abatutsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Yaje kubohesha iminyururu, aza ahubwo we n'akandi gatsiko gato baboha abanyarwanda, babohoza imitungo yabo. Yigize umuvugizi, yigira umucunguzi w'abacikacumu, ariko imyaka 27 irashize, abacikacumu baricwa nande, abahutu baricwa nande, abanyarwanda baricwa nande, impunzi ziriho zirangana iki? Amahanga yose huzuye impunzi, ubugizi bwa nabi burakabije, kwiharira ibigihugu byose. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro, turafata umunota umwe wo kuzirikana abanyarwanda bose, amoko yose, abahutu, abatwa n'abatutsi, bose bagize ibyago, bose bababajwe, bose babuze ababo. Twe turabazirikana bose kuko ari abanyarwanda, kuko ari abana b'u Rwanda. Ndabashimiye cyane. Mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro, hari itangazo dufite ribabaje. Abanyarwandakazi, igihe Kagame yahagurutse na Nyiramongi ngo barimo baribuka jenoside bati yakorewe abatutsi, mwibuke umunyemari Asina Paul Rwigara. Asina Paul Rwigara wafashije abanyarwanda, watanze akazi, wishyuriye abana, wareze imfubyi, wakoreye igihugu, wakigiriye akamaro. Asina Paul Rwigara yishwe na Kagame n'abambari be, bamwica ziri imitungo ye, bamwica urw'agashinyaguro, ndetse baravuga ngo uwamwishe ngo ari mwihahamuka. Imyaka ndumva igiye kuba 3, ntabwo mbyibuka neza, muramfasha, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo bigeze iriya leta y'agatsiko igaragaza uwishe Asina Paul Rwigara. Umuryango we warafunzwe, umufasha we Adeline Mukangemanyi Rwigara, abana be Diane Shima Rwigara, Anne, barabasahura, babambura buri kintu cyose, babatesha agaciro, barabanika abanyarwandakazi. Ni ibintu bibabaje. None ejo bundi umubyeyi Adeline yafashe umwanya yunamira umutware we, se w'abana babanye neza, wagiriye igihugu akamaro. Ariko ubu ngubu icyitwa RIB, ryashami ry'abicanyi, ryashami ry'abagizi ba nabi, banditse ibaruwa. Iyo baruwa yanditse ngo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ihamagara nimero 01. Madamu Mukangemanyi Adeline, utuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu, umudugudu w'Ishema, ufite telefone 0788305223, ngo dushingiye ku ngingo za 3 na 4 z'itegeko nimero 12/2017,
ryo kwa 7/4/2017 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hakurikijwe kandi ingingo ya 20 y'itegeko nimero 027/2019 ryo kwa 19/9/2019, itegeko ryerekeye imiburanishirize imanza z'inshinjabyaha. Ubushinzwe utumiwe ku itariki ya 8/4/2021 isaha ya 3 za mu gitondo kuri RIB Kimihurura aho dukorera. Tugusabye kuza witwaje urupapuro hamwe n'irangamuntu yawe mu biro by'umugenzacyaha Mutabazi Jules. Bikorera i Kigali kwa 6/4/2021, umugenzacyaha Mutabazi Jules. Ngira ngo abanyarwandakazi mwabyumvise, Madame Adeline arahamagajwe ejo muri RIB ngo agomba kwitaba. Ntawuzi urwo bamukaniye. Uyu mubyeyi bakomeje kumusiragiza, uyu mubyeyi bakomeje baramwambuye, uyu mubyeyi bamukoreye icarubozo, uyu mubyeyi bamugaraguje hagati n'abana be, bamaze kumupfakaza. Arazira ko yahagaze ku maguru yombi akavuga ati nanza akarengane. Banyarwandakazi, ndabwira Paul Kagame na Nyirambonyi n'agatsiko ke, Adeline ni intumwa y'Imana. Iriya Bibiliya agendana cyagiye azira izamati Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Murakora kuri Adeline, murarwana n'ijuru. Ijuru rirahaguruka, ndababwiye, ijuru rirahaguruka. Adeline ni muha amahoro. Iki cyunamo nimunagihagarike. Niba muvuga ngo mugiye kwibuka abatutsi, mujya kubatobanga, mujya kwirwa mubanditse, amagufa mwarayacuruje, jenoside mwarazicuruje, mwarungutse, mwarakize. None rero nimutanga amahoro. Ntabwo ari igihe cyo kujya kwanika uriya mubyeyi. Ibyo mwamukoreye birahagije. Mwaramwiciye, mwaramwambuye, mwamugize imfungwa mu gihugu. Agatsiko ndababwiye, nimuhe Adeline Mukangemanyi, umupfakazi wa Rwigara mwapfakaje, nimumuhe amahoro. Naho ubundi ndabibabwiye, murarwana n'ijuru, niko mbabwiye. Ndi kumwe na Bwana Faustin Twagiramungu. Mumbabarire kuko iyi message ni message ntanze mbabaye, ndababaye kuko aka karengane niko twarwanyije kuva kera. Ndi kumwe na Bwana Faustin Twagiramungu. Ndagira ngo muha aka kanya agire message atanga. Bwana Faustin Twagiramungu, ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane Madame Esperance kuntumira kuri radio televiziyo y'ubumwe kugira ngo ngire icyo mvuga ku byo maze kumva bikubiye muri convocation, kuvuga ubutumire batanze basaba Madame Rwigara kwitaba muri urwo rwego rw'igihugu mbese rushinzwe ibintu by'iperereza. Amagambo wavuze, niba abo ubwira cyangwa tubwira bazayumva, bazumva ari amagambo y'ishavu nawe ufitiye mugenzi wawe, kandi hari impamvu nyinshi. Ufitiye mugenzi wawe, ndagira ngo n'ibyo mvuga byose nongere nawe ngusabe kwihangana kubera ibyago wagize, ugapfusha umutware wawe aguye mu buhungiro, ari n'umututsi, atari n'umututsi usanzwe, ari umututsi w'icyatwa, akaba yaraguye mu mahanga. Babandi bavuga ko ngo baje gukiza abatutsi bibereye mu Rwanda. Tugarutse rero ku bya Adeline Madame Rwigara, nabyo ni agahinda gakomeye cyane cyane ko wenda kubera ko
nkuze sinakwirata nkunze amateka y'umuryango wa Rwigara cyane, ariko Rwigara muzi nk'umuntu w'imfura, umuntu wabanaga n'abantu bose, muzi akiri umusore muri 1956 yari akiri umusore rwose, ari umuntu uganira n'abantu bose abonye, ari umuntu ufasha abantu cyane cyane abo mu rwego rwo hasi, yaba arazi kubafasha kandi akabikorana iteka. Ikintu cy'inseko, yari afite inseko itarangira. Nkaba nibwira ko n'impunzi zari muri Uganda yakoze ibyo ashoboye, arazifasha, bamwe ndetse babona n'uburyo bwo gutaha mu Rwanda. Kandi abo yafashije si abantu bo hasi gusa, n'abafashe intwaro nk'aba Kagame nabo yarabafashije kugira ngo bagere ku nshingano zo gucyura impunzi. Ntabwo rero umuntu tuvuga Rwigara ntabwo ari umuntu usanzwe, yari umuntu nongere mbisubiremo mwiza, ufite umutima mwiza, ugiriye ubuntu, ukunda abantu, ukunda igihugu cye, ukunda yewe n'abahunze kugira ngo nibaze mu Rwanda tubane. Nkaba numva iyo nshingano yarayujuje, yapfuye ayujuje. Ariko biratangaje kuko umunyarwanda nkunze kubivuga kenshi ko ngo ko umuti w'ubutindi ari ukwanga guhemuka. Ababaye abatindi rero turabazi n'abahemukiye Rwigara, baramuhemukiye cyane. Umuntu mvuze ibyo yakoze byinshi, njyewe ntabwo nabirangiza, abana be barabizi kundusha, ariko ibyo maze kuvuga nibagiwe no kuvuga ukuntu yumvikanaga n'umwami Kigeli, avuga nawe yumva avuga ati ntukagire agahinda rwose, abantu nibataha nawe uzataha. Ntabwo yatashye. Kubona rero Rwigara mu banyarwanda nzi, kubona umuntu amutinyuka akamwicira gusa wenda ibitekerezo bye yari afite cyangwa se impanuro yatanze zidahuje n'ubutegetsi buriho, umuntu bakamwica, ibintu bitangaje. None rero aho ibintu bigeze aha ngaha, ngewe nagira ngo ngire icyo nisabira abantu bo muri urwo rwego rushinzwe iperereza, ariko mbisaba cyane ko ni wenda n'ijwi ryanjye bishobotse ryagera ku bakuru, ndavuga abayobozi b'igihugu. Nagira ngo mumenye ko abantu biciwe barigeze kubafasha, bafite agahinda gakomeye cyane. Babafashije kugira ngo mugere mu Rwanda bafite agahinda gakomeye. Abatanze amafaranga yabo nka ba Rujugiro baragiye, bakaje guhakwa baragiye, baranafunzwe. Abatarayabahaye nabo barabifungiwe, bitwa ba Kabuga, yewe n'abandi ntarunduye amazina. Abantu rero bafashije inkotanyi, mwambwira abantu bagifite icyicaro mu kiriya gihugu. Uwo numvise ejo bundi nawe yaratangiye kuvuza induru, n'uwitwa Mirongo nawe yarabafashije. Hari n'abazize rero ko batafashije, ariko biratangaje kubona nka Sinapolo yicwa n'inkotanyi n'ibintu yazikoreye. Adeline rero ntabwo ngewe namurusha kugira agahinda. Adeline ni umubyeyi, afite abana banze gutatira igihango cy'ubuntu papa wabo yagiriye inkotanyi. Arabivuga, umwana umwe yarabivuze, ndetse ageza naho avuga ati niba ari no kuyobora nayobora, ariko nkazareba ukuntu abanyarwanda babaho mu mahoro. Umwana mwaramufunze. Adeline ati, ndavuga madamu Rwigara, ati kubera ibintu mwakoreye umuganje wanjye ntabwo ushobora guceceka, ntabwo mwamfungira n'umwana. Nawe mwaramufunze. Ane ibyo yavuze byo sinabisubiramo kuko ngira ngo nabaye nk'ubivuga mu minsi yashize, kuko mu minsi yashize reka mbibwira abatabizi, hari hashize imyaka 6 umutware wa Adeline nyakwigendera Rwigara yitabye Imana, yishwe n'inkotanyi, yishwe na Kagame, yishwe n'ubutegetsi buriho mu magambo make. Yaraduhamagaye yaratubwira ati ndagira ngo twibuke nyine, twibuke iby'umutware wanjye. Nabigiyemo bitangira mu masaha 11 kugeza mu masaha kugeza saa 9:37 nari nkiri muri icyo kiganiro. Agahinda, ishavu, amaganya ndetse
n'ibindi nk'ibyo byinshi byo kwimyoza kubera kwibuka byarabaye, yewe n'amarira. Adeline yaravuze cyane, yaravuze kugeza igihe yibuka ibibazo bagiye banyuramo n'urukundo yakundaga umutware we. Ntiyarambiranye ariko twaramwihuriye, aravuga koko, aravuga birumvikana, ari amansonza, ari amarira, byose bikivanga kubera agahinda afite, kandi kuko nanjye ndakumva agahinda afite. Aho gahinda niko katumye nanjye ntanaga ngaho rwose, mbabwiza ukuri kuko imaje y'uwo bashakanye yarazaga, natekereza ukuntu yaganiraga asekera abantu n'ukuntu yapfuye kubera ko yafashije, gutekereza gupfa kubera ko wafashije abantu, abo wafashije akaba aribo bakuniga. Byatumye rero tujya muri ibyo ngibyo byo imyaka 6 yari amaze. Amagambo rero yahavugiye yari amagambo y'amaganya, yari amagambo yo kuvuga ibyo bakoze, yari amagambo yo kugaya ababiciye umugabo. Nkaba nibwira ko iyi convocation atari kigenewe. Reka rero turebe mu by'ukuri, ndagira ngo mbwire abari ku butegetsi bamenye ko iki reka rwose mbivugiye mbivanye ku mutima, kuko ntabwo nahisha ibitekerezo mfite muri iki gihe, cyane cyane bivugira umuntu twabanye. Rwigara ntabwo najya kuvuga ko tutabanye, twarabanye, mba muri style, twarabanye tuganira, twarabanye tuvuga ibintu bisanzwe by'ubuzima, twarabanye. Reka rero ngewe mvuga ibyo ntekereza, ndagira ngo kubera ibyo numvise muri iyi minsi nyine tujya kwibuka uburyo Rwigara yishwe akanashyingurwa, ndagira ngo mbabwire rwose kandi banyarwandakazi aho muri hose, amagambo Adeline yavuze Madame Rwigara ndizera ko atariyo azabazwa. Nta muntu n'umwe ku isi ufite kuba yabwira undi ngo ntukagira agahinda, nta n'umwe. N'Imana yasimbiza, Imana yongera ngo yumve ufite agahinda cyane wenda irakwanura ikakujyana iwayo kugira ngo iguhoze, ariko ntihakagire umuntu ubuza Madame Rwigara kugira agahinda rwose. Ndabisabye n'impamo ya Mungu ihoraho, ntimukagire ikintu cyo kuvuga ko hari ikintu mwakora kuri Diane mu byo yaba yaravuze kuri uwo munsi. Byari ngombwa Adeline, byari ngombwa. Nkaba rero ngira ngo nagirize kuri abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndabibasabye nimwemere ko aho tugeze tuzongera dutange ibindi bitambo, ariko tuve ku ngoyi y'ababisha bafashe igihugu bavuga ko bacyuye impunzi kandi baje kwihahira. Navuze n'abagiye babafasha ntabwo bakiri mu gihugu, barahuze. Hari n'abandi ntiriwe mvuga ngo abami ko tuziranye nabo barafashe. Ibya Adeline rero byo n'ibyo ngarukaho, reka mbigaruke. Ndagira ngo nsabe uru rwego ko rutazikoza isoni rushaka kuvuga ngo amagambo waba waravuganye agahinda ukavuga ya naya muri hariya niyo tukubazaho. Ntibikabe kabisa. Biramuka bibaye, u Rwanda rwacu ntabwo abagabo babaye ibigwari, ariko ndabona ariyo nzira bashaka gukurikira. Ndagira ngo nshimire abadamu bagiye bitanga mu minsi yashize, cyane cyane uwo ngarukaho navuze abana ba Rwigara, mvuga n'abandi wenda bagiye bagira ibitekerezo byiza byo kugira ngo twubake u Rwanda. Ariko reka ngiye numva naje kuvugira uyu munsi, n'abana ba Rwigara berekanye ubushake bwo kugira ngo abanyarwanda babane. Uwo bashakanye yerekanye ubushake bwo kugira ngo abanyarwanda babane, ariko yabyerekanye ari nk'umukenyezi mugani w'abarundi, ari umubyeyi. Ejo bundi ari umubyeyi w'imyaka 42 ngira ngo, ufite abana 4,
idamange menya yararebye asanga turi ibigwari yemera guhaguruka amagambo yavuze yarayazize nyamara yazize kandi avuga ukuri babaye nk'abamuvana muri prison sinzi niba habo kireka bagiye ku mihanda yose bakayifunga ariko nanjye utazi guhamiriza umenya nabyigira mu nzira njya kumukomera yombi yavuze amagambo bamwe tutigeze tuvuga cyangwa se ngo tuyavuge wenda turi mu Rwanda uretse ko igihe ngiki cyari kitaragera n'umudamu wa Mirimo naramubonye arira n'abakecuru narababonye barira nabonye abantu benshi barira mu Rwanda iki gihe rero kirageze nkabambwira abategarugori mwese aho muri mubona bongeye kujyana Adeline muri prison kubera amagambo yavuze y'agahinda ku kwicwa y'umugabo we muzambara urugori ntimukitwaza imbunda wena muzagiye n'imbokoboko ariko muzambara urugori mujye mu mihanda muvuga muti turabasaba gusigaho no kureka uyu mubyeyi gihe nuko ndangiza kuko ibintu bikutangiye kugira ikintu kimeze nk'akavuyo no kwirata ku bantu ushobora kwicusha kugira ushakiye ukarya ibye iba yaranagufashije ukamwereka ko ari imbwa ko wowe noneho wazamutse kufite ikintu kiruta amafaranga ni igihugu kubera izo mpamvu wanyuka abantu bose nuko rero ngewe ndangije banyarwandakazi nimuhoze abafite amarira mureke kubashinyagurira nimubahoze ndetse niba ngombwa mu basaba imbabazi nk'uko bo babagiriye impuhwe babavana mu kaga mwari muri ndagira ngo rero Madame Esperance ngushimire cyane kuba umpaye umwanya wo kugira ngo mvuga aya magambo kandi kuko simbeshya bayavugana ikintu cy'ikiniga ntabwo mbeshya ndayavugana ikintu cy'ikiniga ntabwo Rwigara ari umuntu mvugira ngo ndamuvugira ku buryo bwa politike ndamuvugira nk'umuntu nzi ari umusore nta rwanga afitiye abantu ahubwo afite urukundo none urwo rukundo yagiriye bamwe yabaye nka Yezu ku musaraba niwe wavuze ati naje mbasanga no kugira ngo mbakize bwacyo abantu bakamubamba ku musaraba n'abandi rero nibyo bakora ntarekana no kujya no mu bintu by'ivanjiri wenda ntabishoboye cyangwa bya Bibiliya ariko nagira ngo musabe Imana ko izamurikira abangaba bo mu ruribingi ngo yitwa Ribu umugore nako washakanye na Rwigara agataha yumva naho nagifite agahinda ariko ntimwongere kumufunga yewe n'ibintu byose nongere mbisubiremo muzamucunaguza muri iyo Ribu muzagira mute ariko ntimwongere kumufunga muramutse mumufunze ndasaba abadamu bose aho bari kuko nabonye ari mwebwe musigaye mufite imbaraga muzambara ingori muzambarira u Rwanda kugira ngo rubohorwe muzambarire kugira ngo Adeline atagira umukoraho amagambo yanyu nayo ndabashimiye cyane bwana Faustin Twagiramungu ndashimira n'abakurikirana radio televiziyo ubumwe banyarwandakazi ndaha message leta ya FPR inkotanyi yowe na Kagame ko uyu mubyeyi mu muha amahoro mureke yirerera imfubyi ze dore mwaramupfakaje dore mwaramwambuye dore mwamukoreye iyicarubozo ariko igihe kirageze ko mwakuna muri icumu uyu mubyeyi arazira umutungo we arazira kuvugisha ukuri nongere mbibasumiriremo niba mugifite nabura n'akenge na gake uyu mubyeyi mwamuha amahoro naho ubundi uyu mubyeyi arabasama agendana Bibiliya agendana igitabo cy'indirimbo yizera Imana kandi natwe tumushyize mu biganza by'Uwiteka aho anyura ibyo akora Uwiteka bari uzajya mugenda imbere amutsindira ababisha abagome n'abagambanyi bayoboye igihugu cy'u Rwanda kandi ukuri kuzatsinda nta joro ridacya uko mwamupfakaje
namwe byabageraho kuko ngo ntirugira imbabazi kandi ntirujya inama. Wabwirwa benshi akumva beneyo. Naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza.